Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si ukura ibyaha by'ab'isi yarabonetse n'ukuri. Niwe mwana w'Imana watanzwe rimwe ku bwacu, atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira, ubugingo mu cyimbo cy'urupfu. Niwe utuma nkiranuka, mbiheshejwe no kwizera. Mbese ukura w'ibyaha by'abari mu isi yarabonetse n'ukuri. Niwe utuma nkiranuka, mbiheshejwe no kwizera. Mbese ukura w'ibyaha by'abari mu isi yarabonetse n'ukuri. Niwe mwana w'Imana watanzwe rimwe ku bwacu, atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira, ubugingo mu cyimbo cy'urupfu. Niwe utuma nkiranuka, mbiheshejwe no kwizera. Izuba ryawe rirashe, manuriraga uririmba ishimwe ry'Imana yawe. Haguruka, izuba ryawe rirarashe, manuriraga uririmba ishimwe ry'Imana yawe. Yataye kuri ibicumuro byawe, sigaho gutinya amateka, shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Uri Imana yo kubaho, Uhimbaze Kristo we. uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itigera iduhemukira, uri Imana yo gusenga. Ukuri arakora, utarasubizwa, uzakuka umutima. Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe, arutitangirira. Nubwo ibihe byahinduka, ntibimukoraho. Yesu arakora, Yesu arakora, n'ukuri arakora. Nubwo utarasubizwa, maze kuvuga umutima. Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe, arutitangirira. Nubwo ibihe byahinduka, ntibimukoraho.
ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora. Ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora. 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 Mami we Yesu arakora. Yesu arakora. Mami we Yesu arakora. Mami bonye Yesu arakora. Yesu arakora. Yesu arakora. Yesu arakora. Yo yo Yesu arakora. Yesu arakora. Yesu arakora. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Abantu barimo kudukurikira rero ndabona twari twanatangiye ibintu byo kuramya tutabibwiye. Njyewe nitwa Ben, yitwa Chance ni madame. Turabaramye duhimbaza Imana. Ubuzima bwacu ahanini duhimbaza Imana. Amasangira ngo tumara imbere y'Imana. Reka ne kuvuga wenda ngo niyo menshi kuruta ayo tumara ahandi, ariko umwanya wacu munini tuba duhimbaza Imana. Sinzi niba hari icyo babwira abantu badukurikiye. Imana yacu ntihinduka. Icyo nababwira ni uko Yesu akora. Niba utarasubizwa, niba ukiri mu bibazo, niba wihebye, niba wumva inzira imbere yawe zifunze, ndashaka kuvuga ko Yesu akora kandi azagusubiza igihe nikigera. Nanjye yarashubije narabibonye, Yesu arakora. Rero ntukuke umutima, ntiwihebe, ntucire intege, tumbira inzira y'umusaraba gusa. Yesu azakora ibikomeye ku buzima bwawe. Murakoze. Yesu arakora nk'uko yarabivuze. Reka abasharinge gatoya impamvu y'iyo ndirimbo hanyuma dukomeze. Ndashima Imana ko yaduhaye abana. Ndashima Imana ko yaduhaye umwana. Ni ibintu byari bidukomereye cyane mu rugo iwacu, byari bigoye, twumvaga bitazashoboka, ariko Imana yarabikoze. Ndabizi ko hari abantu benshi bafite ibyo bibazo, bafite ibyo bigeragezo. Ibigeragezo byose umuntu ashaka kubyihangana, ariko cyo kubura umwana utiha biragoye. Ndabizi ko bigoye mu by'ukuri. Rero hari igihe ushobora kuba uri muri ibyo bibazo nawe nk'ibyo nari ndimo, ukumva ko byarangiye cyangwa ukumva ko ushobora kwicira izindi nzira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu arakora. Narabibonye ku buzima bwacu, mu rugo iwacu twarabibonye. Ubu hari umwana w'umukobwa mu rugo mwiza cyane, n'ubu ngubu tugiye kubyara undi mwana. Urumva ntabwo ni imirimo y'Imana ntajya ashobora kubara, ntajya ashobora kwiyumvisha, sinjya mbimenyera. Wenda hari n'abantu benshi bazi ubwo buhamya bwacu, ariko ntimukaburambirwe kuko ntabwo ushobora kuzabyibagirwa. Hari muri ibyo yavuze ngo nubona ko mbyibagiwe Mwami uzanyibutsa. Ntabwo Imana izanida kwibagirwa icyo kintu Imana dukoreye. Izaturinde kabisa kwibagirwa. Dukora ibikomeye. Ntabwo tureka kuririmbira, tureka kuyivuga, kwihimbaza, kwishima, kuko tuzi aho yadukuye, tuzi ibyo yadukoreye. Rero ndagira ngo nkomeze umuntu wese ugifite icyo kibazo, ufite n'ibindi bibazo byose atari ibyo ngibyo. Ushobora kuba hari ufite ikibazo cy'abana, hari ufite ikibazo cy'ubukene, hari ufite ibindi bibazo bitandukanye mu isi, uko mubizi. Ni ukuri ntukuke umutima. Yesu arahora, arahari kandi arakora.
nkuko twabivuze wa wundi wa kera wa Aburahamu ni wowe ubu ngubu kandi uzahora ibihe byose. Ntabwo yahindutse rero, ntabwo Imana yigeze ihinduka ivuga ngo ndi Imana ushobora gukora mu gihe kimwe ikindi gihe sinakora. Iracyari ya yindi yakoze bya bindi bya kera, na n'ubu niyo Mana dufite. Ibihe bihindutse yo ntabwo igihinduka. Imana ushobora ukumva ibihe byararangiye, ukumva ibihe byabaye birebire byarakabije. Imana ituye inyuma y'ibihe, ntabwo igikwangana n'igikangwana byacitse. Iyo igihe cyayo irakora, kandi agira nkubwira n'ukuri ko Imana izakora ku buzima bwawe. Ntabwo ntibizarangira uko, ntibizarangira. Nta muntu ujya urangira mu bibazo. Hari umunsi wo kumurikirwa n'Imana, hari umunsi w'igitondo cyiza kizarasa ku buzima bwawe. Rero ntiwihebe, ntiwicine inzira, ntiwumve ko byarangiye. Uri umuntu. Hari indirimbo twaririmbye ivuga ngo impano y'ubuzima yakomotse mu ijuru kuramya wanjye, mahoro y'umutima nayahawe nk'isezerano ridashira. Sintinya ubuzima kuko umwami Imana imenyera byose, yandiza kwiheba iyo amaye Yesu izamara ibindi. Kama nivuga gatoya, nubwo unyura mu bibazo, nubwo hari igihe unyura, nanjye byambayeho igihe cyo kubura umwana kwanjye imyaka ingahe, numva ko ntari umuntu, nkumva nta kintu kibaho Imana yankoreye cyiza. Nkumva ko nkambwe Imana ni gute nkora imbere yawe ndirimba buri gihe imbere y'itorero ryawe. Bamwe wanumva banavuga kugira ngo niba bari kuvuga kandi atari bari kuvuga, ugahora wishinje, ubusa n'umuntu ufite isoni imbere y'abantu, ari ufite ikibazo utiteje. Nagira nkubwira ngo uri umuntu, kandi hari ikintu gikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe. Nubwo utazi, hari igihe unyura mu bibazo ukumva ko nta kintu Imana yakoze, ariko nkubwira ngo Imana yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Ufite impano ikomeye kuruta izindi mpano zose. Ufite impano y'ubuzima. Twaravuze hepfo havuga ngo ubuzima n'ubwa mbere, ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe kuba ugihumeka. Kuba ugihumeka rero uracyari umunyamahirwe kugera kuri byose. Uri umunyamahirwe gusubizwa, uri umunyamahirwe ko wakira ukamera nk'abandi, uri umunyamahirwe ko wabyara, kuba ufite ubuzima. Rero ufite impano ikomeye, Imana yaguhaye y'ubuzima ikomeye kuruta izindi bintu byose utegereje kuzabona mu buzima bwawe. Ntabwo abantu bose bari rusororo bafite kuzabona ibindi byiza imbere, ariko wowe ufite ubuzima ufite kuzabona ibyo usaba Imana byose. Rero ushobora kwirengagiza ko Imana ntacyo Imana yagukoreye, ariko Imana igutuje ubuzima. Kandi kubituje, hari abantu barwaye bamanitse amaguru mu bitaro bihebye, ariko wowe urabona uragenda urabyuka ukabona biremeye. Abantu bamwe bakora impanuka, wowe ukahanyura uri muzima, ibyica abandi wowe urabisimbuka. Nuvuga ufite impano ikomeye mu buzima bwawe yatuma uhera mu gushima Imana. Twebwe mu bibazo twahuye nabyo byose twabaga turi mu buzima bwo kuramya, Imana igera kudusubiza. Rero ntukivumbure Imana uvuga ngo Mana wenda Imana yarantaye, Imana ntikinzi, Imana irashoboye kandi ntabwo izakora kubera ko wayibwiye. Imana izikora ku gihe cyayo. Ushobora kuzamara imyaka myinshi ariko Imana izikora ku gihe cyayo, kandi ndabizi ko Imana izagera ikagusubiza. Twakoze ubukwe mu 2014 mu kwa munani. 2015 turabyara umwana wa mbere, ntitwatinze. Tumaze kubyara umwana wa mbere amaze amezi 5 n'ibyumweru 2, Imana iramutwara. Imutwara atarwaye, imutwara nta kintu na kimwe tubona, nta bitaro twagiyemo, nta na grippe arwaye, nta n'umuriro yagize. Ndamwonsa, ndamuryamisha, maze kumuryamisha ngiye gusanga byarangiye. Mbese umuntu yarangiye kera, nta kintu na kimwe mu by'ukuri. Nibaza rero ibintu byinshi, ntekereza Imana. Nase ntagira gutoruna, ntekereza ahantu hose nanyuze ndi kuririmbira Imana. None hari ukuntu upfusha ukagira isoni z'urupfu kandi atari waruteye. Nkagera mufite isoni z'abantu, nagera imbere y'abantu nkumva binteye isoni, nkumva kubera iki Imana, kuba njyewe, kubera iki, ushobora kubona ko njyewe uhora guhura n'ibintu bibazo, kubera iki?
ariko ntitwaretse kugumaza kuramya imana. Twaravuze n'indirimbo ivuga ngo gushikamijeho umutima azaba amahoro masa. Ikibazo rero gikomeye ni ukubyara umwana ukamara amezi 5 ufite umwana, kugaruka mu zidafite umwana. Ariko twibwira ko imana byanga byakunda mu kwezi kumwe amezi 2 ndonge nasame mbyare idushumbusha umwana. Ariko uko twatekereza ko byatugendekeye, dutungurwa no kubona umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa myaka wa gatatu urashira, n'amezi hejuru hafi imyaka 4 turabona urubyaro. Nicyo gihe niba ntibeshye. Icyo gihe rero urumva byari bikomeye ku buzima bwacu, byari bikomeye pe, byari binkomereye njyewe nk'umubyeyi, nawe byari bimukomereye, ariko tuguma mu buzima bwo kuramya imana. Tugeze aho ngaho imana ejo tubona duhaye umwana, nta kintu cyabaye, twahamye imbere yayo, ntitwe tuyivaho. Imana iduha umwana mwiza w'umukobwa uri mu rugo. Nyuma y'amezi 7 imana igiye kuduha undi mwana. Umwana afite umwaka umwe n'ukwezi kumwe, murabona ko nongemera. Ni ibitangaza by'imana. Imana imigera avuze ngo umugisha itanga uruzuye nta mubabaro igiye wongera. Iyo guhaye umugisha ntikongera mubabaro. Rero ushobora kuba uri kunyuramo byose, ariko imana nigusubiza. Imana igusubiza nta mubabaro izongera. Umugisha utanga uruzuye nta mubabaro wongeraho. Umugisha utanga uruzuye nta mubabaro wongeraho. Inyoni zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Inyoni zarororotse mu kirere, mu nyanja yaragwiriye. Wibaza ko mikunda kurusha umuntu, bigatuma uza imbere ya nshuti zeye. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma uza imbere ya nshuti zeye. Nzaguha umugisha, wongera umugisha, uhindura umugisha, ibyo uzabireba iyo. Nzaguha umugisha, wongera umugisha, guhindura umugisha, ibyo uzabireba. Nzaguha umugisha, wongera umugisha, guhindura umugisha, ibyo uzabireba. Nzaguha umugisha, wongera umugisha, guhindura umugisha, ibyo uzabireba. Nzaguha umugisha, wongera umugisha, guhindura umugisha. Ibyo ni ijambo ry'Imana, Imana ibivuga. Inyoni ngo zarorotse mu kirere, n'amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Imana iravuga ngo se wibaza ko ibyo bintu mbikunda kurusha umuntu? Niba ngiye ugwiza amafi yo mu nyanja, ngiye utuma inyoni zo mu kirere zororoka, utekereza ko umuntu ari we ntakunda? Wibaza ko ibyo bintu mbikunda kurusha umuntu naremye? Hari rero wumva kumva Imana yarakwibagiwe ntigukunda. Imana ntagikunda. Ubona inyoni zororoka mu kirere, ni Imana ituma zororoka. None wibaza ko Imana ikunda inyoni kuruta wowe, umwana wayo yiremeye? Ntibishoboka. Nkongera umugisha, guhindura umugisha, ibyo uzabiresha amaso yawe. Imana ibahe umugisha. Amen. Hari ijambo nkunda cyane rivuga ngo Imana igireba mu nda y'ingumba. Ubwo kubera ko turimo turagana ku musozi, kubera ko twebwe hari akantu gato navuga ko ari gato k'ubutayu nyine twanyuzemo, ko kuba twarapfushije, nyuma yo gupfusha tukabura umwana wundi Imana idushumbushyije, tugategereza igihe kinini, imyaka igera kuri 3. Urumva hari abandi bategereje rero igihe kirekire kirenze icyo ngicyo. Niyo mpamvu rero nkunda ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo ni Imana ijya yitegereza mu nda y'ingumba ikahabona ishyanga rikomeye. Mvugane n'umuntu mu by'ukuri ntazi, hariho abonzi ariko hariho n'abandi ntazi. Ushobora kuba utaragira umugisha wo kubona urubyaro, kubera ko twebwe twanyuze muri ako kantu k'akazamini gatoya, k'akageragezo gatoya, tuba twumva dufite umutwaro w'abandi bameze gutyo. Umuntu wumva Imana itaramuha umugisha w'urubyaro,
tuvugane nawe uzamura ukwizera kwawe utekereza gutyo ukabireba ukabyitegereza ukabona ntibigikunze ariko mu nda y'ingumba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga Imana ihareba ishanga rikomeye wature kandi ubyizere uvuga ngo mu nda yanjye Imana yahareba ishanga rikomeye hari abazagukomokamo bazaba ishanga ryera rihimbaza Imana Imana yo mu ijuru ibahe umugisha turirimba akaririmbo gatoya hanyuma dusenge dusoza Imana yacu ntigihinduka uko yari iri ni kuri uyu munsi ni nako izahora ibihe byose nariye kuririmba indirimbo ariko ndumva iyo ndirimbo ntabwo Imana yishyize ku mutima wanjye Yesterday, today, forevermore, you remain the same. 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 Hallelujah. Yesterday, today, forevermore, you remain the same. Yesterday, today, forevermore, you remain the same. 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 Kandi nukoze isoni habikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujya uhemuka kandi nukoze isoni habikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye abirigiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni abirigiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye wowe ntujya uhemuka
isoni hamwe ikuzo mana yacu kukura bikwiriye wowe ntumeze nk'abantu ngutubwire ibinyuma kandi ntukora nk'abantu bicuza ibyo bavuze wowe ntumeze nk'abantu ngutubwire ibinyoma kandi ntukora nk'abantu bicuza ibyo bavuze ukomeze isezerano kugeza ibihe ibihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo ukomeze isezerano kugeza ibihe ibihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Tugushize hejuru umwami w'abantu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ibihe byiza utanze w'Imana we, ibihe byo kukuramya, ibihe byo kuguhimbaza bitunezeza cyane kurenza ibindi bihe byose mwana. Hari icyo wakoze mu buzima bwacu turakibona, hari ibyo wahinduye turabibona mana. Imirimo yawe iragaragara, imirimo yawe ni myiza, imirimo yawe iranezeza mana, imirimo yawe iranezeza mana. Abantu barahatandukanye ugira amahirwe yo gukurikira iyi video mwami w'abantu, aya materaniro nyiribihe we, ni ukuri Imana umuzamurire kwizera maze data nk'uko wabihamije mu kanwa kawe uravuga ngo mu nda y'ingumba uri Imana ihareba ikahabona ishanga rikomeye. Hindura amateka y'ubwoko bwawe Mana, hindura amateka y'abana bawe Mana, wagiriye neza abone umugisha uva ku Mana. Ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruririmbe ruvuga imirimo ikomeye y'Imana. Utarabashaga guhagarara ngo ahamye uyu munsi ahamye mwami w'abantu. Wanyuraga mu banda kumva yuzuye ikimwaro mu izina rya Yesu uyu munsi data agende yemye ashize amanga. Imbaraga z'Imana zikora imirimo ku buzima bw'abantu, imbaraga z'Imana zihindure ibyananiranye, imbaraga z'Imana zihindura amateka. Ibyo umuntu atekereza ko ari ibye, ibibazo byose ari ibye, kutabyara ari ukwe, ni ukuri Imana uhindura imitima y'abantu batangire babone ibitangaza by'Imana, batangire babone neza y'Imana. Niko umugaragu wawe yanditse aravuga ngo uri igihome cyacu, ariko cyane cyane ngo mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'intambara ujye userukira Imana. Aho abana bawe bari baciwe intege mwami n'ikigeragezo, data ndagusaba kugira ngo useruke, useruke kandi userukane imbaraga zikomeye, imbaraga zikora imirimo, abantu bakayibona kandi abantu bagaca bugufi bagahimbaza izina ryawe. Tugushimiye umwanya mwiza waduhaye Mana, turabizi ko ari umwanya w'umugisha, turabizi ko hari ibyahindutse mu buzima. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turakunezererewe, turaguhimbaje, tugushize hejuru, tugushize hejuru, tugushize hejuru, kuko ari wowe Mana yonyine ikwiriye guhimbazwa. Yo Mana yacu igira neza we. Je mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kuyarondora, imirimo Yesu yankoreye njyewe nayiganikiwe, njyewe ubwanjye wese ndubuhamya ntacyo mfite Yesu watampaye, ikindi n'ikinakora atari ukuririmba ishimwe rye. Yo mwami w'abami we, mwami w'abami we, mwami w'abami we, imirimo yawe twayigereranya n'iki wa Mana we, wa Mana we, wa Mana we. Oh ndibona buri munsi ineza itemba nk'uruzi narayibonye, wa mubabaro mw'ibanga Yesu yarawumaze, ururimi rwari rwaragubwe
uyu munsi ruraririmba ruti niko ukwiriye ishimwe. Izuba rya mu gitondo uribona buri munsi, ineza itemba mu ruzi nayibonye, wa mubabaro mwibanga Yesu yarawumaze, ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruraririmba ruti niko ukwiriye ishimwe. Gusa abantu benshi bahamye mwami w'abami, bahamye bavuga ngo niwo ukwiriye ishimwe, niwo ukwiriye guhimbazwa, niwo ukwiriye gushyirwa hejuru, kuko uri Imana ikora ibitangaza yonyine. Mwami w'abamugira neza, mwami w'abamugira neza. Haleluya, 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 haleluya. Urakoze mwami w'abami, urakoze mwami w'abami. Uha umugisha abagaragu bawe batwakiriye aha, uha umugisha abagaragu bawe baduhaye amahirwe kugira ngo tubashe kuvugana n'abantu benshi bari ahatandukanye. Mwami w'abami we, ubahagure mu buryo budasanzwe. Wabahaye umugisha Data, ndagusaba kugira ngo ubongere umugisha, ndetse nka kwa kundi wabwiye Aburahamu ubahindura umugisha, n'umuntu wese uzabifuriza umugisha azabona umugisha mu izina rya Yesu. Ubahindura ishanga rikomeye, ubahindura ubwoko, aho ubwoko bwatoranyijwe w'Imana we, ubwoko buhimbaza Imana, ishanga ryera rihimbaza Imana. Ubarobanure kuba nk'umuryango w'Abalewi Imana, bahore mu nzu yawe, bakora imirimo yo mu nzu yawe, baguhimbaze, bace bugufi. Umuryango wabo ukorera Imana, uramya Imana Data, ubuzuza ibyishimo by'agakiza, ibyishimo tudashobora kubona ahandi, ibyishimo tutabona mu isi. Kristo niko wabwiye intumwa zawe ugiye kuzisezeraho, urazibwira ngo mbasigiye amahoro yanjye, amahoro yanjye ngo mudashobora kubona mu isi, amahoro adashobora gutangwa n'isi. Ayo mahoro niyo waduhaye Mana. Ndagushima kuri Imana igitanga amahoro abantu banezerewe, uri Imana igitanga amahoro abantu bari mu bibazo, uri Imana igitanga amahoro adasanzwe n'ibyishimo mu mutima w'umunyamibabaro, mu mutima w'umuntu wuzuye agahinda. Ariko Data ukazana amahoro ava ku Mana, ava mu ijuru mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ibitangaza. Umuntu yajya agenda abantu bakamubona n'ibyishimo bidasanzwe. Kandi Mana ari mu butayu, ari mu ntambara. Ndaguhamagaye kugira ngo uru rugo Mana urwagure mu buryo budasanzwe, uburyo budasanzwe. Aho bagejeje ni heza Data, ndagusaba kugira ngo wongere ubateze izindi ntambwe, ubageze kure, ubashoboze kugera kuri benshi, cyane cyane ko umurimo wawe wadusigiye ari umwe. The Great Commission ni ukutubwira ngo tugende. Kandi Data ubu twicaye aha twagiye kubera ko turabizi ko aya majwi yacu azagera ku bantu benshi, aho tutazakandagiza ikirenge. Mwami w'abami, aya majwi azahagera. Rero Data, aba bantu, uyu muryango wagiye, baho umugisha rero Mana, kubwo kukumvira no kugenda bagakora icyo bashobora gukora cyose kugira ngo ubuzima bw'abantu benshi bukire, buhinduke, abantu bave mu mwijima binjire mu mucyo. Umucyo wamurikiye abantu bose, umucyo wamurikiye abantu bose ngo ku munsi w'umwuzuro w'urukundo rwawe Mana. Uwo mucyo nta kindi, uwo mucyo nta wundi, yari Kristo umwana w'Imana. Umwana w'Imana wadupfiriye akadukura mu mwijima iriya kure. Nubwo yaje Mwami, abenshi ntibamwemera, ariko Data abamwemeye bose dore uko watugize, wadushyize mu muryango w'abana bawe, wadushyize mu muryango w'abana b'Imana. Biturutse ku rukundo rwawe Mana. Umwanditsi wa Yohana aravuga ngo urukundo rwonyine ngo nirwo rubasha gutuma duhinduka ababyawe n'Imana. Turi abana b'Imana, turi abana b'Imana, turi abana b'Imana, turatekanye, turashinganye. Mana yacigira neza, Mana yacigira neza. Bakoze ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisenze. Amen. Amen. Amen.